ifata mu menyo iroroshye cyane ni inyama yoroshye kuru namutumire nawe azi Kigali namutumire nawe kurya akavuga ko ari ibintu biciriritse byanze bikunze umuntu inzari mugaragaraho Rayon Sport iyoboye urutonde rwa champion ariko kunyura imbere pe nde no muntu ukunda ibiryo binangaragaraho bitangiye gutyo buri episode ya 10 zari imiryango y'igitego ibi bintu biri mu bintu bijyano zigiye kwikusanyiriza muri Rayon Sport ibiba muri cyane papa cyangwa ameze neza ngaho nguko okay abakunzi ba EM Sport rero ndetse n'aba Defact TV murabona ko wasiri no munsi nago nzi neza nimba ari butuvugishe watangiye fresh nago tuzi nimba ari butuvugishe kubera ko subu ndabivuga gutera wasiri uratuganiriza cyangwa twigende turaganira nta kibazo inyombya ngo bayirasha amatama yombi rangije ravuga iti amagambo ashize vuga pe naho amagambo ashize vuga se haimaze iminsi amagambo yarashize vuga kwa kundi basira aba yarigeze umuntu watari ngo ntajya buri kintu avuga nari maze iminsi narabuze icyo mvuga wasiri ngo wabeshya abantu ubabeshya ko Forunganya zatsinda Rayon Sport zatsinda wasiri niyo mpamvu amagambo ashize ivuga pe nibwo bwa mbere nabonye derby y'amakipe abiri imwe irusha indi ku buryo bugaragara imwe yagiye mu kibuga buri muntu wese abibona ko iri buze gutsinda njya gukina n'agakipe ndusha abakinnyi ndusha amanota ninjira mu kibuga umusatsi wanjye nawuhinduye ukundi reka sinakubwira amafaranga natanze ibitego nanditse ku ruhande reka sinakubwira bangeze ku kibuga ariko ikibuga kigira ibyacyo mbega ikibuga we derby wabuze icyo uvuga wigeze umbona se niyo umbona se ahubwo nari kugira icyo ngubwira derby niyo match yambabaje kuva nabaho mu buzima bwanjye bwose namaze kwishyira ahantu nagenda ifoto yayo ndi muri stade niyiriya match naragiye nyimanika muri salo buri gihe uko mbyutse ninjira muri salo nyireba nka match yambabaje nari narabyanditse ko kuri derby nzayinjiramo mfite tentire ninjoro ngende njyame ku cyumweru nkuremo tentire nimara kwikuramo nkomeza ubuzima bwanjye busanzwe ako bigeze ku munsi wo kuwa kane turi wakakane ntarakoraho tentire nabuze n'imbaraga zisubira imbere y'umwogoshi wanjye ngo mubwire ngo kuraho iyi tentire wanshizeho byarananiranye rwose musegende umuntu witurije cyane rwose abanyarwanda warababeshye ariko ngewe tutarajya wenda kubabeshya hari akabido nabonye umuntu ari hanze ari kuvuga ngo ariko ngo wasiri bira bintu gasigaye ukora ngo byo kurya ngo ni ibintu ngo biri cheap cyane ngo biciriritse ngo ntabwo rwose ngo byashoboka ngo ntabwo ni ibintu biciriritse bino bintu ngo bukora ibi byo kwirira se nawe nuko abadafite ibyaryongu yo mubonye so umuntu wenda zimuzi sinkunda no gukora imikino yo gusubiza abantu cyangwa kugira gute ariko byanze bikunze umuntu uvuga ku muntu uri kurya akavuga ko ari ibintu biciriritse byanze bikunze umuntu inzari mugaragaraho byanze bikunze sindamubona simuzi niho bimbwiye yego ariko byanze bikunze uwo muntu ushaka kuba avuga gutyo inzara ishaka kubimugaragaraho ngewe ndi umuntu wisanzura ibyo mu byo nkora byose niba match irangiye narindi kurya mbihagarike oya ndagumya nje uko muri match naga ari igifungo warya none rero basira tentire iravo cyangwa nagiva nabwiye Forunganya ngira muhire Keve ibitego bibiri mfite mu mutwe nzabihanaguraho babitsinze cyangwa babire iyo score niba yima tentire ndagenda nyikureho nukuvuga ngo ibi bitego bitaraboneka cyangwa ibyisumbuyeho itentire ntago izamva ku mutwe kugeza champion irangiye champion yakomeza kugeza kuri journée ya nyuma ya champion ibi bitego nibiba bitaraboneka ibi bitego mfite ku mutwe wanjye cyangwa ibyisumbuyeho itentire ntago izamva ku mutwe reka nongere mbisubiremo
iyi tentire mfite ku mutwe wanjye, iyi tentire mu gihe cyose ibi bitego bitari byaboneka sinzayivanaho. Wasiri murakurikiza ikipe ya Kigali ejo bundi, dore kwa gatandatu amaze no gushyira ibiciro hanze ngo ku munsi w'ejo umuntu urabutaragura itike ubwo kuri iya bitatu arayigura 5,000 babizamuye ku munsi. Ntago ndibuka neza ariko ikipe mujye guhura yahuye na Mukeba itambika igitego kimwe ku munsi wa gatandatu. Uvuze ko iyo tentire itari buvemo cyangwa se ibyo bitego bitari buvemo batabonye ibyo bitego cyangwa se ngo birenge, byibuze ku munsi wa gatandatu kuri Kigali urabona ko byaboneka. Iyi match yo kwa gatandatu Rayon Sport na AS Kigali byabaye derby kubera iki? Abibuka sezo ya 2013 2014 champion yari irimo amakipe yarataraho amakipe 16 yari amakipe 18. Icyo gihe Fazare na Fazare Tour zari zigizwe n'imikino 13 Rayon Sport kuri juru ni ya 24 ya Fazare Tour yari iri muri kuruse y'igikombe cya champion ishaka gukora back to back. Iyo match abantu bayibuka iri muri match zo kuri level yo hejuru. Ikipe ya Rayon Sport ishaka kuba yarakinnye ikanikoma byo kuri level yo hejuru musifuzi. Nyuma y'iyo match ababyibuka Cedric yahanwe kutongera gukinira mu Rwanda mu gihe cy'amezi 6 niba mbyibutse neza. Dick Rimayira hagarikwa muri champion y'u Rwanda nawe, hanyuma abarimo nka Claude Diso barafunzwe. Iyo match Rayon Sport yinganyije igitego kimwe kuri kimwe. Iyo sezo ya 2013 2014 yarangiye ikipe ya Rayon Sport irushwa amanota 2 n'ikipe ya APR yatwaye igikombe cya champion. Ariko iyo manota 2 yagiye muri ryari? Na manota 2 yagiyemo ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kunganya na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe. Uko niko byagenze. Now nyuma y'iyo periode nyuma y'imyaka 10 Rayon Sport igiye kongera guhura n'ikipe ya AS Kigali. Nahoze mbona abantu muri AS Kigali bikomanga ku gatuza bavuga ngo ni match ngo bagomba gutsinda, ngo ni match bagomba kugenza gute. My dear friends, uyu munsi abantu bafite mu biganza ikipe ya Rayon Sport ni baba ndi muri sezo ya 2013 2014, ni ba Muvunyi, ni ba Gacinya, ni ba Tade, ugashyiraho n'uwari umunyamabanga icyo gihe Gakwaya Olivier, nawe uyu munsi arahari. Ndibuka ko nyuma y'icyo gihe nawe yarahanwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Abo bose rero uyu munsi iyo match barayibuka nk'iyabaye. Icyo gihe ntago nari ndi muri Rayon Sport, ayo nta mateka banganiriza. Icyo gihe ntago nari ndi muri Rayon Sport, ariko nibwo bwa mbere abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babonye ikintu kitari football cyababayeho n'amaso yabo. Yari seze ikipe ya Rayon Sport yari ifite umuhigo wuko igomba gukora back to back. Yari Rayon Sport ikomeye, Rayon Sport yo kuri level yo hejuru. Niba twe dufite Rayon Sport irimo mediateur mwiza nka Ndatimana Robert yari akomeye. Rayon Sport yari ifite attack irimo umuntu witwa Ami Cedric yari MVP wa sezo yari yatamutse. Rayon Sport yari yatwayemo igikombe cya championnat, ugashyiraho na sezo yari yakurikiye ari umukinnyi mwiza, ugashyiraho umuntu nka Fuad Ndayisenga, Mackenzie yari ahari, Abuba Sibomana, ugashyiraho muzamu nka Bakame. Icyo gihe yari akomeye. Ariko icyo gihe iyo sezo ya 2013 2014 AS Kigali yatumye Rayon Sport idakora back to back. Rayon Sport agomba gutwara ibikombe 2 bya champion bikurikirana kuko yari iri muri course n'igiheruka cya 2012 2013 yari yagitwaye. Iyo match rero yatumye AS Kigali ihinduka ikipe Rayon Sport ijya gukina nayo ikayitura umujinya w'umurandura nzuzi. Ahantu hose twahurira na AS Kigali igomba kuba ari match ikomeye. N'uyu wa gatandatu rero tugiye guhura nayo, niri ku mwanya wa 2, turayirusha amanota 7. Ni match ikipe ya Rayon Sport igiye kumanukanamo imbaraga zayo zose. Ibintu mutabonye kuri derby mbere na mbere. Impamvu nafashe no mwanya no kugira ngo mbanze ni excuse ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Niyo match muri iyi sezo yo na match ya Marine yafunguraga championnat, nizo match rukumbi ikipe ya Rayon Sport yakiniye gasohoka mu kibuga idateye mu izamu. Uwo n'umwenda twarahiriye ko nta mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uzishyura amafaranga ye ngo atahe atabonye Rayon Sport itera mu izamu.
muri derby byarabaye Wasiri. ibyo byarabaye niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi. Abantu uri kuvuga bahari abana bayobozi wavuze ko nyine muri saison 2014-2013 bari bahari n'ubu barahari baragarutse ariko nanone ntago twize tubona ibitego byinjira mu zamu kuri derby. Gute wemeza ko bishobora kugaragara muri Asiga? Ni nayo mpamvu ndi kwiyexkiza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ibintu mwabonye muri Stade Amahoro na n'uyu munsi nanjye nari maze iminsi igera kuri 34 ndimo ndatekereza kuri match ya AS Kigali na Rayon Sport. Iyi match rero yo kuri uyu wa gatandatu saa 12 z'umugoroba, my dear friends, umuntu ufite ubukwe, ndabwira umubyeyi ufite ubukwe, si match Rayon Sport izakira. Iyo si match Rayon Sport izaba yakiri. Rayon Sport irasura AS Kigali, ariko niba ufite ubukwe n'umunsi Rayon Sport igiye kwiyunga nawe. Sinemera ikintu cyo kunganya ubusa ku busa n'abakinnyi ba Rayon Sport, buri wese arababaye. Turababaye. Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona, ariko kunyura imbere y'iyi kipe yari yoroshye kurusha izindi muri shampiyona tukayitambuka tutayibonyeho igitego. Ibi bintu biri mu bintu byababaje abakinnyi ba Rayon Sport, bibabaza Wasiri, bibabaza umutoza witwa Robertinho. Robertinho arararira ijoro ryose, Muhire Keva ararira umunsi wose, Forunganya ararira amanywa nijoro nyuma yo gusha ibitego bitatu muri Stade Amahoro. Uyu munsi ibihe bya mbere bibabaje Rayon Sport yagize nibyo gukina n'ikipe nkiriye muri shampiyona ikatunyura iruhande gutya. Twari dufite intego y'uko iyi fazare igomba kurangira Rayon Sport ifite amanota 41. Nta kipe nimwe yigeze bikora muri iyi shampiyona. Ubu ntabwo byaba bigikunze kuko twanganyije iriya match. Ubu dutsinze match zacu zose dusigaranye muri iyi sezo twagira amanota 39, nabyo nta kibazo. Ariko icyo mvuga ni kimwe, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, uyu wa gatandatu niba ufite ubukwe, vugana n'umusaza wari bugusabire, vugana n'urusengero rwari bugusezeranye naho wagomba gukorera reception, subika. Niba ufite ibindi birori byakubuza kuza kureba iyi match yo kuri uyu wa gatandatu, inalilah. Niba ufite indi gahunda iyo ari yo yose yakubuza kureba iyi match, ngwino muri stade. Nganya agiye kwiyunga n'abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport. Yambwiye ngo bahamagare umukecuru naze, wa mukecuru wawe wa wundi wicumba kabanda undi w'imyaka 99 muzane muri stade. Siri muke bari kukwegera, dore arimo ibitego 8 none nimugoroba yatsinze ari kugenda kwegera. Wasigema amanota 8, undi afite imici asigaranye undi mukino w'ikiraro numwe. Niyo yawutsinda arasigara 5. Haraba hari 5. Ngiye gahunda mfite nta kipe izansinda muri iyi sezo, nta nimwe. Icyo ndi gukora rero ni kimwe, nongere mbisubiriremo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni umunsi w'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Rayon Sport. Ndahamagara buri mukinnyi wese w'ikipe ya Rayon Sport, yambwiye ngo mbwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, iyi match tutatsinzeho igitego kuri uyu wa gatandatu muri Stade Amahoro, tugiye gutanga spectacle y'umukino utarigeze ubaho. Turageza ku munota wa 80 buri mukinnyi wese arabari gukora udufente tw'ibintu azi kurusha ibindi. Abantu barabimenyereye. Match ya APR yarangiye nta mukinnyi no mushimishije abantu muri Stade Amahoro 45,000 kweri. Stade yarebwe n'isi yose. Ibyo bintu byababaje buri muntu wese muri Rayon Sport. Bantumye ngo genda ubwire abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ni nacyo kinzanye ubu ngubu. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, uyu wa gatandatu Joga Bonito, Tiki Taka, Catenaccio bigiye guhurira mu ikipe imwe yitwa Rayon Sport. Iradefanda neza, ihererekanye neza, ikina n'umukino unezeza abantu. Shampiyona nk'eshanu zigiye kwikusanyiriza muri Rayon Sport. Ibiba muri Bundesliga, ibiba muri La Liga, ibiba muri Serie A, ibiba muri Premier League, ibiba izi shampiyona zose zikomeye na Ligue 1. Bigiye taktike zose zabo batoza. Igitabo Robertinho yakizanye kirimo ubuhanga bw'abatoza bose bari Burayi. Inalilah. Ndongera mbisubiremo. This upcoming Saturday, uyu wa gatandatu saa 12, umusifuzi agiye mwisifure ngo match iratangiye. Nibyo bihe bibi ya Kigali yabonye mu buzima bwayo, nibyo ibihe bibi yigeze kugira mu buzima bwayo, ni ukwemera kuza.
nta bitego ndibuze kuvuga ariko iyi match iyi ngiyi nubona ko niturije ndi kwirira bamaze kumbwira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bambwiye ngo uyu munsi w'umwe n'ubwiyunge genda witamirire jya ahantu uzi bateka ibiryo byiza kurusha ibindi ugende wicare wirire wicare uruhuke nta mpamvu y'amagambo menshi wasiri umaze igihe kinini uvuga genda wicecekere urye unywe ufate neza famiye yawe ubuzima bugende neza icyo nicyo cyonyine gisigaye ubwo rero icyo mvuga ni iki uyu wa gatandatu saa 12 match Rayon Sport iribuze gukina na AS Kigali utaragura itike nayigure ibindi byishimo bisigaye babimbaze nyuma basi bagushinja gukabya dore no kuri match ya APR wari bavuze ko ibitego biri buboneke birangira bitabonetse abanyarwanda baguteze ibintu byinshi byo babwira kubera ko abakunzi ba Rayon Sport bavuga ati wasiri ari abarimo imbere arabizi ko biri bugende neza kuri wa gatandatu ibintu wijeje abakunzi ba Rayon Sport nibyanga wasiri bizagenda gute tuzabura kwiteranya n'abareyo ndongera nibwirira abareyo ndabisubiramo ku nshuro yindi nasabye imbabazi ku bwa match ya APR ibyo nabasezeranyije ntago mwabibonye iyi match igiye kuza iyi ngiyi yo kuri uyu wa gatandatu ndabahamagaye bareyo muze bivugiye imbere y'izi kamera zose mabwira ngo muze ndahamagara reka nongere mbivuge Rayon Sport ubu ngubu turifata nk'umufatanyabikorwa wundi w'i champion kubera ko ni twebwe kipe ituma andi makipe azamura ibiciro none se nka AS Kigali sibwo bwa mbere igiye kwishyuza aya mafaranga des jours avant mbere yuko bakina match yabo ibiciro bigiye kwidubura ibiciro biri buze kuzamuka ejo kwa gatanu ibiciro birazamuka niyo mpamvu ndi kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari kundeba akakanya mugura amatike yanyu hakiri kare sinkeneye umureyo uzarira ngo ibiciro barabizamuye yego Rayon Sport turahenze no kureba match yacu nyine birahenze niyo mpamvu ndi kuvuga ngo amatike mu yahahe hakiri kare hatagira umuntu uzana urwitwazo urwo ari rwo rwose itike amatangazo mamwe yabonye kare niba wifuza kureba match ukabona ko mu ntangiriro z'icyumweru wenda kugeza ku munsi wo kwa kane ibiciro biri buze kuba ari 3,000 ahasanzwe hose ukabona biri buze kuzamuka ku munsi wo kwa gatanu kugira ngo ibyo bitaguhenda gura itike yawe hakiri kare nicyo gisubizo cyonyine abantu gura amatike yabo hakiri kare ubundi baze muri stade wasiri reka nkoze nk'umunyamakuru nk'ubu urabona ko muzakina ino match muzasura ari amakuru haravuga ko umukinnyi w'ikipe ya Kigali nka Okwi ndetse n'undi muntu ari kwibuka neza bashobora kuba atazaboneka aho nimwakwirara kuko Okwi nawe anganya ibitego na Farnganye urumva nabataka babiri bagomba guhatanira kuri uriya munsi avuga ati twongere ibitego aho nimwakwirara ngo mwumve ko nimba adahari wenda umukino uzoroha iyo biba byiza akaba yanahari kubera ko nkunda gukina n'ikipe zuzuye hari ikintu abantu batajya batekereza ni iyihe mpamvu Rayon Sport ariyo kipe yonyine tugera mu Rwanda yageze mu matsinda niyo kipe tugera muri iki gihugu ifesinga real competition kuva ku ikipe ya 16 iya 15 iya 14 iya 10 yigiye gukina na Rayon Sport aba ari do or die game niyo mpamvu umuntu wese ureba match ya Rayon Sport ababibona ko ni match biryoshye ese muribuka match nziza ikipe ya Vision yakinye ikina n'ikipe ya Rayon Sport yitsinze ibitego 3-0 ariko abantu bararyohewe barebye match nziza ese uribuka match Rayon Sport yakinye n'ikipe ya Kiyovu yari match nziza ni ibitego yego ni ibitego 4 ariko ibitego 4 byose byinjiye mu gice cya kabiri nibwo ibitego byose byinjiye igice cya mbere byari ubusa ku busa nibwo twanabonye ikipe ya Kiyovu Sport ihamagaza abandi bakinnyi batigeze batangira sezo yabo icyo mvuga ni iki rero impamvu ikipe ya Rayon Sport ariyo kipe rukumbi tugerageze mu matsinda nuko buri muntu wese ugiye gukina na Rayon Sport nabirantege ibirimo aza wese nta kuvuga ngo turaharira ngo biragenda gutya ngo uyu ngo biragenda gutya buri wese akina atizigamye buri wese akina nyagukina niyo mpamvu rero
n'iyi match yo kuwa gatandatu nifuzaga ko dukina n'ikipe yuzuye, nifuzaga ko dukina na AS Kigali ifite Okwi, ifite ligne d'attaque yabiriho Okwi, Chabarara na Armel Gisle, bose bakaba bahari kuko nabonye ari ikipe ibikomeye imeze neza. Niyo mpamvu rero kuba dahari urumva hari uguhumeka kuri buze kuzamo kuko mwatakomaze kugeza ibitego 5 n'ibitego byinshi, ariko kuba ni 5 amaze kugeza ibitego 5, ariko yaba hari cyangwa yaba dahari nizera ko ikipe Rayon Sport mu makipe afite defense nziza imaze kwinjizwa ibitego 3 byonyine muri champion, imaze gukina imikino 12, yinjijwe ibitego muri match ebyiri zonyine. Ni match y'amagaju Rayon Sport yinjijwemo ibitego 2, ni match ya Mwazi Rayon Sport yinjijwemo igitego, ni match ebyiri Rayon Sport yinjijwemo ibitego. Niyo mpamvu rero kwa kesaswa Rayon Sport ifite defense nziza. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo Okwi yaba hari cyangwa ntawo hari ahari byaba ari byiza kuko nkunda gukina n'ikipe zifite abo bantu. Experience y'umuntu nka Okwi yaba ari nziza, byaba ari byiza rwose gukina kuri experience y'umuntu witwa Okwi, byaba ari byiza gukina ikipe yuzuye ko bimfasha kureba ngo aba bari kuri level. Ibyo nibyo nifuzaga kureba rero. Niyo mpamvu rero ku bwanje yaba hari ni byiza, yaba dahari nabyo ntaribe. Wasiri ngaho nakurambiye cyane sina watumye ntirira gufungura nkuza kurya asinyama ntakinyamara urambaza iki iyo ngewe hobby yanjye ya mbere nuko tutaraganira byo ku ruhande bisanzwe ngo tubigereho, ariko niba ari ikintu cya mbere nkunda, ndi umuntu iyo mfite umwanya nta gahunda nyinshi mfite, ndi umuntu ukunda gufungura rwose pe, ndi umuntu ukunda ibiryo binangaragaraho, ibiryo byaranyobotse, ndi umuntu mfite uburyo bwo kurya ndarya njewe. Niyo mpamvu rero nangaha nigiriye amahirwe nibonera umugabo witwa Eric ukorera hano mu Miduha. Iyo nsoje match urabona ni inzira imwe kwita nzamuka nza hano Irebero hejuru, ahita manuka nanone nkinyure hano mu Miduha. Ndavuga iyo mvuye mu rugo, ariko iyo mvuye Nyamirambo urumva biroroshye. Kuva Nyamirambo uzamukuza mu Miduha ni ibintu byoroshye. Urabona hano uyu ni umusigiti uri aha ngaha, no kuza uhita uhagera neza, ni ibintu byoroshye, hafi y'umusigiti rwose. Mbabarire ntunsubize nk'uko asanzwe dusubiza. Ni umugabo witwa Jangwani. Akenshi iyo tumubajije izina Wasiri batubwira ko iryo zina atarizi, nyamara benshi ubusesenguzi bwacu tukabona ko nk'iyageze mu cyumba atahamo akunda kubona rokete wohereje. Umugabo witwa Jangwani kubijyanye uramuzi ngakatakuzi we uramuzi? Nge nta muntu mba ntazi rwose. Abantu benshi duhurira muri iyi simba mbazi ngewe rwose, mbaza ahubwo wenda ikimbangamira nuko baganira kuko wenda mba ntazi ubuzima bwabo bwa buri munsi. Sindi umuntu ukunda kugenda ngo ngere indani mvuge ngo uyu muntu abayeho ate cyangwa bigenda bita, ndamuzi rwose. Byagorana kuba Jangwani avuga ngo ntago azi Wasiri, aba akoresha social media, wenda tuvuge ko n'uburenganzira bwo kuvuga katakuzi, ariko n'umutima we arabizi neza akakuzi. Kuri wowe iyo avuze katakuzi Wasiri, nko kukubwira ngo Jangwani yavuze ngo nagakuzi, ubyakira gute? Ngewe ukuntu ubuzima bwanjye bwubakitse, kubera ko mba ntashaka, sinjya nkunda kuganira ku bantu, keretse nk'umuntu niba ari Forunganye wa Rayon Sport watsinze igitego kameme ndamuganiraho. Oya nyine igituma nyine mba ntashaka kumuganiraho ikipe ye sinyivugira, ntiduhuje akazi, ntiduhuje imirimo, spectacle ntanga wese yatanga, uko aganira siko nganira, nyine ikintu kiduza cyo nta gihari cyane. Niyo mpamvu rero kuganira kuri individu ngo nganire kuri kanaka ngo yagize atya ngo nawe ngo yagize atya, muzajya munyihanganira, sinkunda kubikora kenshi. Ariko impamvu ntabikora no kubera ko ubivuga uyu munsi, ejo bikabyara indi episode, ejo bundi bikazabyara indi episode, none ugasanga bya bintu umuntu arwana nabyo byo kudashyira imiryango muri ibi bintu,
episode ya 10 zari imiryango bitangiye gutyo burya episode ya 10 zari imiryango iya mbere iza ari umupira kabiri n'umupira gatatu n'umupira kane n'umupira gatanu n'umupira gatandatu n'umupira karindwi n'umupira umunani n'umupira 9 hatangira kuzamo ibindi bintu byo ku ruhande 9 ibintu bitari umupira 10 imiryango ibatangiye kuzamo niyo mpamvu rero ngiye yavuze ko atanzi nta nicyo bintwaye nta nicyo bimbangamiyeho rwose abeho atanzi nta ribi ubuzima bwe ngenda muzi nenda muzi cyane rwose agenda tuza tekane ngewe ndamuzi rwose hanyuma tugana ku musozo hari abafana bo mu ntara twarabonye fan club nyinshi zituruka mu ntara harimo gusa nko gucika intege bitewe n'ura mukino wa peri wabagenera nabibabwinda nabisubiramo umuntu wacitse intege aze kuri uyu wa gatandatu niyo mpamvu natangiye mvuga ngo iyi nyama mubona ndi kurya yitwa notora iyi kwa Eric bakora igituma ndi kuyirya ni inyama yoroshye cyane yoroshye ni inyama iyi ni inyama uku ni ukuguru kw'ihene baragenda bakaguteka neza kukuba koroshye ku buryo niyo yaba ari ihene imaze imyaka 50 urayirya ukumva iroroshye impamvu rero ndi kuyirya oya si ngombwa cyane iyo urimo urayirya ibikuryoheye cyane ariko inorohereye ntifata mu menyo iroroshye cyane ni inyama yoroshye n'umuntu utagira amenyo inyama yayirya impamvu rero nayiriye turi kwitegura match ya AS Kigali nditegura ko n'umukino wa AS Kigali umeze nka notora ni umukino uri buze kuba umeze nka notora niyo mpamvu natumiye abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport uri mu majyepfo uri mu majyaruguru uri mu burasirazuba uri mu burengerazuba ufite ubukwe nabusubike aza rebe match ya Rayon Sport nashaka azaza ubukwe bukorera muri stade ufite anniversaire akaba ateganya ko ibyo birori bishobora gutuma atareba iyi match neza nazi ibirori bikorera muri stade ufite gahunda iyo ari yo yose ituma atareba iyi match nayisubike aza rebe match ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya AS Kigali nongeye ijambo rivuga ngo inalilahi uyu wa gatandatu saa 12 mugiye kubona iby'amaso yanyu atari yabona amanota 3 bayizere wose saa 3 gusa sindi kuvuga amanota 3 gusa hoya na amanota 3 ajyana na win ituma umuntu ataribwa n'umutima mwambohura nkitamirira mundeke nitamirire ariko uyu wa gatandatu saa 12 uyu wa gatandatu ufite ubukwa busubike ufite anniversaire yisubike uwari bujye kureba nyirakuru namutumire nawe azi Kigali nkeneye abasaza n'abakecuru b'imyaka 99 80 babantu bakuze babe bahari abatoya babe bahari ufite ubukwa bahari buri muntu wese ufite gahunda ari kumuza kureba match saa 12 kwa gatandatu mukeneye muri stade bose nibazi uyu wa gatandatu bindi tuzabiganira nyuma ya match urakoze cyane Wasiri mwakoze cyane